muraho neza, mbanje kubasuhuza, nizere ko mumeze neza. Yewe nitwa Mugwaneza Yusufu, nizere ko mumeze neza. Atameze neza namwe kandi mwihangane, hari igihe uyu munsi biba byanze ariko ejo bikagenda neza. Muri aka kanya rero ngiye kubagezaho kurya neza niki. Ese ni byari bavuga ko umuntu yariye neza? Ni mu kanya. Kurya neza ni ukurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye ibigizwe n'ibintu bitatu: ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Nibwo umuntu aba yariye indyo yuzuye. Ibyubaka umubiri harimo inyama, ibishyimbo, amagi, amafi. Ibirinda indwara harimo imboga n'imbuto. Ibitera imbaraga harimo ibinyabijumba n'ibinyampeke. Tugomba kwita ku buzima bwacu turya neza, kuko iyo utiyitayeho ngo urye neza uba uri kwihemukira. Ibyo uriye aka kanya nibyo bigena ejo hawe hazaza. Iyo wabayeho nabi cyangwa se utariyitayeho ngo ugerageze kurya indyo yuzuye hakiri kare, ni hahandi ugera mu myaka yo hejuru ugatangira gufatwa n'indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ugasanga ubuzima bwawe buri kugenda buhangirikira. Ni byiza rero ko twita ku mirire yacu, turya indyo yuzuye. Hari abantu bitwaza ngo kurya neza birahenze, ngo bisaba amafaranga menshi. Oya, kurya neza ni mu mutwe. Iyo ibintu wabiteguye neza birangira bigenze neza kandi bitagutwaye amafaranga menshi. Icyo nshaka kubabwira ni iki: ntabwo kurya neza ari ukuba ufite amafaranga menshi. Ushobora kuba ufite amafaranga make ariko bitewe n'ukuntu wapanze ibintu ukarya neza. Kurya neza rero muri ibyo bintu bitatu twavuze, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, iyo habuzemo kimwe uba uriye indyo ituzuye. Ugomba kwita kuri icyo kintu. Nshaka kumara impaka abantu barya nabi bafite amafaranga, cyane cyane bikunze kuba mu bice by'icyaro, ariko no mu mujyi hari abantu bafite iyo myumvire. Ugasanga umuntu afite amafaranga ariko abayeho nabi. Ese ayo mafaranga yaba akumariye iki? Ikintu nshaka kuvuga hano ni iki: ubu ngubu ushobora kuba ufite inote ya 2 gusa ukarya neza, kandi ntabwo inote ya 2 ari amafaranga menshi mu by'ukuri. Ushobora kugenda ukigurira umufungo w'imboga wa 200, ukigurira ibishyimbo, ukigurira indagara cyangwa ubunyobwa, warangiza ukarika ubugari bwawe cyangwa se ugateka n'icyo kijumba. Mu by'ukuri uburiye indyo yuzuye. Ibyo bintu mvuze byose harimo bya bintu bitatu nababwiye: ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Kandi icyo nshaka kubabwira, iyo uriye nabi utekereza nabi kandi ukanumva nabi. Ubwonko ni nk'ikimera. Ikimera iyo utagifumbiye cyangwa se ngo imvura ikigweho, ntabwo gikura, ntabwo gitoha ngo ubone kimeze neza. N'ubwonko niko bumeze. Iyo utiyitayeho rero ngo urye neza, ugira imitekerereze iri hasi. Urumva ikagera ku kigero, ikagabanukaho ku kigero cya 80%. Ni ngombwa rero ko twita ku mirire yacu mu buzima bwa buri munsi. Kurya neza rero ntabwo bihagije gusa. Igihe uriye neza ufite isuku nkeya, nta kintu biba bimaze. Ugomba kurya wakarabye, ufite isuku, umeze neza, uhumura, kugira ngo bya byo kurya wariye bibashe kugirira umubiri neza akamaro. Ikindi kandi, aho wateguriye ibyo byo kurya hagomba kuba hafite isuku. Niba ari mu bikoresho byo mu rugo uri guteguriraho ibyo biribwa, hagomba kuba hameze neza kandi hafite isuku ihagije. Wowe ubwawe ukaba ufite isuku, naho wateguriye ayo mafunguro hakaba hafite isuku. Hari abantu bagira ingeso yo kurya badakarabye. Hari abavuga ngo abana bakiri bato ngo nibo barya badakarabye, ariko hari n'abantu bakuru bagira iyo ngeso. Ugasanga batuye ikintu ahise atamira atabanje gukaraba, kugira ngo yirinde indwara zimwe na zimwe zituruka ku mirire mibi. Tuzi neza ko hari indwara nyinshi zituruka ku mirire mibi, harimo amadiyare, amatifoyide n'izindi nyinshi zijya ziteza ibibazo. Ni byiza rero ko twita ku mirire yacu kugira ngo twite no ku buzima bwacu turwanya indwara zituruka
ku mirire mibi. Kwirinda biruta kwivuza. Byaba bibabaje cyane ejo wahuye n'indwara ikaze yaturutse ku mirire mibi kandi amazi uyafite, ufite n'ibyangombwa bikenerwa kugira ngo ubashe kwiyitaho. Mwakoze cyane, dukomeze twite ku isuku twirinda indwara zituruka ku mirire mibi. Nge nari Mugwaneza Yusufu, tuzasubira ubutaha.